mu gitondo cyo kuri wa gatandatu ku itariki 7 Gashyantare 2026 abaturage bo mu karere ka Kamonyi umurenge wa Runda babyutse batungurwa no kumva inkuru y'incamugongo y'umukecuru uri mu kigero cy'imyaka 60 wishwe n'abantu batamenyekanye. Bikekwa yuko harimo umwuzukuru we, yuko nyuma y'urupfu rw'uyu mukecuru rero bikekwa ko umwuzukuru ari nyuma ubyishe inyuma, kubera yuko nyuma yuko apfuye cyangwa se yitabye Imana uyu muhungu wese aburirwa irenge. Muri iyi minsi none ibibazo byo kwica cyangwa se kwambura ubuzima bimaze gufata indi ntera, aho inkuru zimwe na zimwe zisohoka umunsi ku wundi, zisohoka ndetse umusubirizo zivuga yuko cyangwa se imitwe y'inkuru igira iti runaka yishe runaka, aha naha habonetse umuntu runaka wishwe. Ibintu rero bimaze kubiserere mu muryango nyarwanda, ni ibintu bimaze gufata indi ntera, aho uyu munsi wa none abantu batagitinya kwicana cyangwa se kwamburana ubuzima wenda bapfuye akantu runaka. Aha higanjemo nk'amasambu, imitungo n'ibindi bitandukanye abantu bashobora gupfa mu buzima bwa buri munsi. Rero inkuru nk'izi ngizi zikunze kubamo impfu, ni inkuru zimaze gufata indi ntera cyane cyane ko muri iyi myaka abantu bari kwiyongera cyane bijyanye no kuba ubushobozi bw'abantu buri kugenda bugabanuka cyangwa se buri kugenda bujya hasi. Izi nkuru z'incamugongo rero z'amakimbirane mu miryango kenshi na kenshi zikomoka nko kuba ababyeyi baranze guha umurage umwana, cyangwa se baramuhaye mukeya ntawushimire cyangwa se akawugaya. Biri mu bintu byara amakimbirane bikagenda bikura bikazagira igihe bigatomboka, umuntu agafata umwanzuro wo kwambura mugenzi we ubuzima. Izi nkuru cyangwa se ibi bintu bikunze kuba mu buzima bwa buri munsi bimaze kuba akamenyero. Nta kintu na kimwe leta y'u Rwanda idakora kugira ngo ibirwanyirize kure, aho abaturage begerezwa ubuyobozi bw'ibanze bukabaganiriza ku mibereho myiza ndetse no kubana mu mahoro nta by'amakimbirane. Ababikora ni bake cyane kubera yuko abenshi rwose babisiga mu nama, aho baba bahurijwe mu masibo cyangwa se mu midugudu itandukanye. Abaturage rero bahura n'abayobozi bakabaha amahugurwa ndetse bakanabaganiza kugira ngo byibura bahagire icyakorwa. Gusa bitanga umusaruro muke kubera yuko ntabwo ari ibintu bikunze gushyirwa mu bikorwa cyangwa se ngo bigirwe inshingano n'abaturage nyirizina, aho uyu munsi wa none amakimbirane yo mu miryango yageze ku kigero kiri hejuru cyane, kandi ibyo biri mu bintu bikurura impfu cyane cyane, harimo kwicana biturutse mu makimbirane ndetse n'ubugizi bwa nabi butandukanye bukomatanyirije muri iyo gahunda cyangwa se kuri ibyo bintu. Izi mpfu rero leta y'u Rwanda nta munsi n'umwe itazirwanya, cyane cyane nk'uko twari tuvuze haraguru ikora ubukangurambaga. Gusa ibyaha bigenwa n'amategeko nabyo biri hafi, umuntu ugerageza gukora icyo cyaha nyuma agafatwa arahanwa by'intangarugero, by'umwihariko kugira ngo bibere isomo abandi. Nk'uko leta y'u Rwanda idahwema kugira inama abaturage ndetse no kubakorera ubukangurambaga, uyu munsi wa none rero idongera isubiramo iti abaturage baturarwanda na bamwe baturage mwese mutuye isi cyangwa se umugabane wa Afurika, gushyira hamwe ndetse no kumvikana nicyo cya mbere kuruta guhangana ndetse no kurwana. Nta nyungu na nke ziva mu kurwana, kuko kurwana bimena amaraso bikaba byakwambura ubuzima ubikora cyangwa se ubikorerwa igihe runaka, kuko ubuzima bw'umuntu ushobora kugenda mu gihe gito cyane ndetse butwawe n'akantu gato, aho ushobora gukubita umuntu inkonji mu mutwe ugasanga ahise apfa rwose, yitabye Imana mu bintu batekerezaga ko ari imikino. Bityo rero leta y'u Rwanda igomeje gufata ingamba zo gukomatanyiriza hamwe ndetse no guhuza inzego z'ubuyobozi zitandukanye, guhuza za komite nyobozi zose hirya no hino mu gihugu kugira ngo barwanye iki kibazo cy'amakimbirane abyara impfu za hato na hato. Hano wisanze ni kuri Taifa Rwanda. Nimba ari ubwa mbere uhageze, ikaze mu muryango w'inkuru zicukumbuye kandi zo kuri, kandi subscribe kugira ngo zijye kugeraho mu ba mbere. Nitwa Elize Taifa, ndabashimiye cyane, Imana ibishimire kandi ikomeze ibane namwe. Ciao ciao.